ngo mbwirire abantu banjye ngo igihe ngo mbese burije bugiye kwira ndetse buhumane kugeza aho umuntu atazaba akibona inzira yo kunyuramo. Sinzi niba mubyumvishe. Ngo mbwirire abantu ngo burije burahumanye umwijima wo uraje ni mwinshi ngo kugeza aho abantu bazajya bashaka inzira abantu bavuga Imana ntago yica. Imana irakiza kandi iranica. Ni Imana ikura ikuzi igashyira hejuru ariko iyizengereje. Imana ikwica gute? Ni kwikirizo se ugira ngo ntiri kugikuraho. Niba abana b'Imana ari twe twasengaga uyu munsi wa none nkanirwa gusenga ngahagurikira nepo ngo nepa akorana n'imyuka mibi nuko Imana yanikira banzika kwanika. Yamara kukwanika ugamba bateye Imana isesemere kambivuge. Niba abantu barimo guhagurukirana baretse Imana kizihanira. Ngo yasengeye impumyi. Iyi impumyi niba ngiye unsengeye nari impumyi reka mbyemera. Hanyuma niba umbajije ngo uyu muntu uhagaze uruhande uri kubona yambaye imyenda isite. Ngewe ubwanjye nkivuga ngo ndabona yambaye imyenda y'imyeru. Ubwo uwo mugabo baramushenjeye. Gusa dukizwe mureke dukizwe rubyiruko rwanjye nirwo cyane cyane niyingingiye Imana muve mu byaha muve mu busambanyi muve mu kwikinisha muve mu byaha murimo biri ku matelefone yanyu muraramo mukarara mutaryamye murara musambanira ku matelefone. Imana itugirire neza iri kubanika yari abashyira hanze se mu byumve cyane mu mwuka. Bene data nimureke dusenge abasenga muhaguruke dusenge. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, reka mbasuze kandi mbaramutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose tunyuza ku musaraba TV. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana nubane namwe kandi ineza y'Imana ibomo ndetse n'abanyu bose hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye. Mwese mukaba mudukurikiye muri kano kanya tubahaye ikaze turabakunda kandi tukunda uburyo mukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana y'amahoro rero nibahe umugisha. Ngeze umugisha rero ndi kumwe n'umubyeyi hano muramuzi n'umukozi w'Imana. Imana igiye mu ubutumwa butandukanye kandi ayatuganiza akaduhugura akadukebura cyane cyane Imana ibona ko dushaka gutana. Dushimye Imana rero ko imushoboje akaba yongeye kuboneka rero tugiye kubana muri kano kanya. Reka mbase kugira ngo mubane natwe tugwaye ikaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Yo haleluya. Amen. Yo haleluya. Amen. Mbanje gushima Imana. Imana yongeye kungarura ku musaraba TV. Ntago biba byoroshye nepo nyuma yo kugaruka Imana ingaruye inkuye mu rupfu. Nakoze impanuka niyo mpamvu nari maze iminsi ntari kuboneka maze igihe ndwaye ariko Imana yaranyimanye inkura mu rupfu. Imana ishimwe. Inkura mbese aho Satani yumvaga ashaka kunyicira Imana yohereza marayika wayo ifata imbaraga z'urupfu ifata imbaraga z'ikigeragezo uburyo cyari kijemo. Imana irakigabanya. Hanyuma uyu munsi wa none rero ndimo ndashima Uwiteka ko ndi muzima. Haleluya. Nta n'urugingo rwanjye na rumwe rwavuyeho. Ubundi Satani we niko yabishakaga. Ndakubwira abantu ngo aya maboko avuyeho. Ejo ho narabibabwiye mu iteraniro. Aka kaboko kavuyeho. Urabizi ko bajya bashaka igipirate cy'akaboko. Aka kaguru iyo kavuyeho bashyiraho pirate y'akaguru kabasha kugenda. Ariko uyu mutwe uvuyeho biba birangiye. Rero ndashima Imana ko yongeye kungarura kuvuga ubutumwa bwa Kristo kuko Imana iyigushaka ntabwo yakwemera ko Satani agufataho ijambo. Oya uzahura n'ibigeragezo uzahura n'ibitera ariko Imana izagigira gute ikwimana. Amen. Nshimye Imana rero ko nongeye kugaruka abakunzi banjye aho muri hose ndabashuje mu izina rya Yesu kandi n'abamaze igihe bampamagara koko iyo mutampamagara ngo mumbwire ko ibyo nabwirije byabafashije ntago ngiye nagaruka. Nepo niko ntengewe mbwirije ibintu sibyo nubwo bavuga ngo harabanga gutanga amanimero udatanga inomero n'ubuswa. Ugomba gufasha abantu b'Imana niba waratumwe n'Imana koko. Yego. Nta kindi kintu Imana iba yarakuzaniye
kuza kuvuga ubutumwa nangiza ngo wambaze nomero zawe nkaka kuzitanga ndaziguha kugira ngo ngufashe kuko nicyo tubereyeho ntago impumyi yobora indi impumyi ngiye ntago ndi impumyi ngomba kumuyobora ko aho yaba yarananiwe rero ndabashimiye abamaze iminsi bampamagara bambwira ko ubutumwa natambukije bwabakoze ku mutima Imana ibampera umugisha yego nawe Imana igumugisha kuba kwitanga ukaza gutambutsa ubutumwa kandi dushinye Imana yuko yakurinze abakora impanuka bose ntago ariko bagaruka arabahita bitaba Imana Imana ishimye ko yakwimanye umva mbere y'icyo ndi buvuga giye ndabanza ngire gute yahaye saruti Imana yanjye nta kindi cyatumye cyanzinduye haleluya Mana nguhaye saruti Mana ishimwe cyane yego Mana yakire ishimwe uyishimye mu izina rya Yesu Kristo tugaye ikaze rero kandi dushimye Imana yuko yongeye kwemera ko tugiye kubana nawe muri kano kanya kugira ngo utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye kandi usabe noneho urasenga Imana numara gusenga Imana utugezeho ubutumwa bwose uko Imana yaguhaye ni karibu Imana data twese Imana n'umwana n'umwuka wera turagushimira igitondo nk'iki cy'umugisha Kristo wemeye ko duhura n'umukozi wawe uyu n'umwana wawe yemeye kuba igikoresho cyawe yemeye data wa twese kuba uyu muyoboro yemeye kucishaho ibyawe kugira ngo abantu b'Imana aho bari barushye baruhuke nyemera data wa twese mu izina rya Yesu nawe mbanje kumusabira umugisha we unyakiriye reka umugisha w'Imana abana b'Imana tugabane mu izina rya Yesu dusengeye mwami Imana iki kiganiro ijambo rya ryo rirasengewe dusengeye nyaguhara ku ngoma iyi mikoro kuko ibaciyeho n'abantu benshi ijambo ngiye kuvuga ntaba ari nge ubutumwa ngiye kuvuga ntaba ari ubwanjye aba ari ubwa Kristo cyakora ubushyira muri nge nkaza nkabuzana nkabuvuga nyemerera rero Uwiteka Imana ikomeye abagiye kubwumva bazabwumva bose aho bazaba ari hose Mana bazafashwe nabo kandi bazahindukire bave mu byo barimo begera Imana nayo izabegera remerera rero Uwiteka Imana icyo duheje n'imbaraga z'umwijima icyo duheje n'imbaraga za Satani mu izina rya Yesu Kristo dukubise hasi imbaraga zose zirwanya iby'Imana mu izina rya Yesu Kristo urakoze rero akanya kose turi bumare mwama bari wowe dutangirane nawe usozanye natwe urakoze ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen amavuta ndashimye Imana rero ko nahageze hano Imana ishimwe ubutumwa mbazaniye bene data urumva Satani yuri umuntu w'Imana ukorera Imana Satani arakurwanya ubwo nateguraga kuzana ubu butumwa ukwezi kwashize ndumva aribona aherukaga nageze mu rugo siribuka itariki ariko nuko kwezi kwa nyuma ni mu kwa 8 nepo nyibotse ni mu kwezi kwa 8 manya aribwo mperuka hano yego ko mu kwezi kwa 9 ubwo nateguraga kuvuga ngo ngiye kuza hano kuri 15 nibwo nakoze impanuka nanaguhamagaye nkuvuga ngo ndaza muri ndaza mu Satani abafite kuzirika bafite mbese ibiziriko ariko ndashima Imana ko ngiye kungaruka rero ubwo butumwa yampaye ubutumwa bw'urubyiruko reka mbanze urubyiruko kuko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo urubyiruko ni urwacu n'abana bacu n'abana b'igihugu ejo nibo bazakorera Imana twebwe tutakiri mu nzira nagiye kubona mbona njyanywe mu iteraniro mpabwa ubutumwa bubwira urubyiruko ngo nibasenge urubyiruko nirusenge nirwegera Imana aba bakristo nibegera Imana basenge ngo kuko haje ibintu birangaza urubyiruko ndetse binabajyana Gehenomu Imana yarambwiye ngo nimbwire urubyiruko aho ruri hose wa mwana w'umusore we wa mwana w'umukobwa we aho uri hose uri kunyumvira ubutumwa ugiye kumva ntubigire ibikino muririmbye yaririmbye ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge reka turirimbe iyi ndirimbo ndumvije Nowa kuki wubaka iyo nkuge abantu ngo babigize ibikino mushobora kubona ndi hano mukabigira ibikino ntago ari ibikino ntago ibi bintu ari ibikino ntubifate nk'ibisanzwe oya 300 nanganga yarya nyibutsa tuyishake 38 ra Nowa kuki wubaka inkoge rwose niya 38 ko byagenda kose okay nibyo turirimbane mu izina rya Yesu nawe unkurikiye nawe uririmbe ntuteshuke rwose ntucike intege reka turirimbe Nowa ubu uyu munsi ni nge Nowa ntago Nowa kiriho ravuze ngo turirimbane ngo Nowa kuki wubaka iyo nkuge urakora iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye
Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure bagira inama yo kubazanya none Nowa yabavuga ukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera twikomeze mu byo kwinezeza igihe nacyo gihita vuba Nowa yubakana umwete rwose bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasaze Nowa yumvira Imana ihoraho yinjira muri ya nkuge vuba yinjirana n'abandi bagirirwa imbabazi ubwo Imana ibakingira urugi nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi vuba bati Nowa sohoka iyi mvura irahita witubeshya ngo uri mu rugendo ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengutse umva uko Imana yabashubije Nowa yajyaga bigisha rwose mubigira ibikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge baterwa amahoro kugeza ubwo bazasohokamo dusubiremo nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafitemo amahoro kugeza ubwo bazasohokamo none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka niba ufite amahoro niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka haleluya amen haleluya amen Imana ishimwe wa musore we wa mukobwa we niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo uhitemo Yesu we kurimbuka hitamo Yesu nta handi ubuhungiro buri hitamo Yesu Yesu niwe uzaguhisha Yesu niwe uzamutabaza azakumva dusome Zaburi 119 ubutumwa bw'urwo rubyiruko bundi niho buri Zaburi 119 Imana idufashe wa mukobwa we va muri byurimo va mu byaha Zaburi 119 umurongo wa 9 hasome dusome dufatanye Zaburi 119 umurongo wa 9 kadusome mu izina rya Yesu Zaburi 119 umurongo w'9 yego nawe ujyana ijambo ry'Imana wonyene nuwo wonyene umusore azeza inzira yate mbese umusore cyangwa umukobwa cyangwa inkumi yo nkumi mwese azeza inzira yate
azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ry'Imana ritegeka. Sefini nako ngako kararangiye. Umuririmbyi yavuze ngo Nowa, uyu munsi ni nge Nowa, nje kuburira urubyiruko rwacu, nje kuburira abakobwa abana bacu. Ngo Satani amanuye ibintu ngo by'ibirangaza bishobora gutuma urubyiruko rwacu rurimbuka, rushobora gutuma urubyiruko rwacu uzajya ubona umuntu, ukajya ubona umwana w'umusore mu muhanda ukagira ngo ni umuntu kandi atari we, hari ibindi bintu bimurimo byamaze kumutwara, ukajya ubona ni we kandi ntabwo ari we. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma aba basore aba bakobwa, niba mwumvise ubu butumwa, nimuhindukire muve mu byaha, nimuhindukire muve mu busambanyi. Abenshi bari gusambanira ku matelefone, abenshi bari gusambanira ku nkoranyambaga, barareba telefone yaba telefone agahita habona hajemo ikintu, hanyuma akabyitegerezaho cyane akabitindaho. Yewe musore we, hunga udapfa. Niba ushaka amahoro, no waravuze ngo ngwino wihitiremo, we kugumeza kwinezeza mu by'isi. Ninjye no Imana itumye. Rubyiruko nimuve mu byaha, rubyiruko nimuhindukire, nimuze mushaka Uwiteka kugira ngo azabashe kubakiza ku munsi mubi. Imana itugirire neza. Hanyuma ikindi, mu minsi yashize nabwo nari ndimo gusenga, Imana irangije inyereka ndi gusenga iyi Bibiliya yanjye. Murayibona neza ko ifunitse imeze neza cyane. Hanyuma maze gusenga, ngiye kubona mbona ya Bibiliya aho nayirambitse nkuko nayirambika hano, mpindukiye nsanga Bibiliya yanjye ndayibura. Nyibuze ndataka ndavuga ngo Bibiliya yanjye igiye hehe? Mbaza abo twari kumwe bose barayibura, bambwira ngo ntabwo baza aho bigiye. Mpita mbona ubwana bubiri burimo bugenda bunyitegereza. Mpita mpuna n'akandi kana kamwe k'agahungu karambwira ati ngwino nkwereke Bibiliya yawe hano bayitaye. Hanyuma abana baranjyana, mfata inkoni ndabashorera. Mwumva abadayimoni ukuntu barimo gukora mwebwe mutabizi. Hanyuma baranshorera, turagenda twinjira mu ishyamba. Mu ishyamba mu kitumva ingoma. Hanyuma mu iryo shyamba cyakora harimo amazu, nabonaga ari nk'amazu ari nko hirya imwe iri hirya indi iri hirya. Hanyuma tugezemo barambwira ngo Bibiliya yanjye ngo bayitaye harahepfo. Ndangije ndabashora, turagenda tugezeyo za Bibiliya banyerekaga nasangaga atari yanjye. Nareba hirya ngasanga iyo banyetse ngasanga si yanjye. Ndababwira nti reka mbabwire ntago Bibiliya yanjye imeze gutyo, Bibiliya yanjye irafunitse. Mbonye barimo kunyereka banyereka Bibiliya 3 zitari izanjye, mpita mbabwira nti mbabwire ntimwikinaga. Iryo jambo sinzi aho ryavuye. Ntimwikinaga, ntumbaze ngo riranasobanura iki. Mwikinaga ntago birangiye mwayibona. Bibiliya yanjye irashinganye, irafunitse, icyambere irabitse. Iri ni ijambo ry'Imana rero ngomba kurikomeraho. Nawe unkurikiye Bibiliya yawe aho uri kugenda utarambuye intwaro yawe, uri kugenda mu nzira intwaro yawe ukifite. Imana yarambwiye ngo abantu benshi barimo baragenda ariko intwaro barazinambise. Abadayimoni, hari abadayimoni bashinzwe kukwambura intwaro yawe, hari abadayimoni bashinzwe kukubwira ngo Imana wasenze nta kimaze, Imana wasenze nta kimaze. Mboneho no kubwira bantu bayobozi bacu, ntago twanga abayobozi, ntago twanga abatuyobora, ariko nimba wicaye muri ministeri yariyo yose wicayemo, ndabivuga nk'uko Imana yabumpaye, niba wicaye muri ministeri yose ya leta, wicaye muri leta ukaba utubahiye Imana yatumye iguha muri uwo mwanya, ukicara muri uwo mwanya ukaba ufite akazi keza, uyu munsi wa none umuturage akagusanga, yamara kugusanga ntumuhe serivisi agusabye, ahubwo wowe ukishimishwa no kumva yuko ushobora kumuga ngo nta Mana afite. Ikindi, namwe bayobozi mushinzwe gufata abazunguzayi mu mihanda, nakoreka nkavuga genda akavuga niyigendere, kuko ngende ubuhamya bwigendera. Ntabwo wa muyobozi we niba ushinzwe kwirukana abazunguzayi, wifata umuzunguzayi ngo umwambure ibye, numara kumwambura ibye, ndabivuga nshize amanga, ngo utinyuke no kumubwira ko nta Mana afite, umubwire ko nta Mana ikiriho, umubwire ko nta Mana igisubiza. Ese Imana ya kera yasubizaga gute? Ndashaka wowe ushobora kuvuga kurya, yewe muntu wowe nawe wabivuze unkurikiye, uzaze umpagarara imbere umbwira Imana ya kera uko yasubizaga. Ese Imana ya kera yasubizaga gute? Uyu munsi igira imbabazi, uyu munsi igira impuhwe. Mubona Imana ibagirira impuhwe mukajya ngo nuko Imana idasubiza. Imana iri mu kazi, icyo nzi cyo nuko Imana iri mu kazi. Muntu unkurikiye wicaye mu kazi, wicaye mu kazi ka leta, ukabuzi ko Imana yakugiriye icyizere ikaguha akazi, ukaba wicaye kuri iyo ntebe, wifata umuntu w'umukene ngo umubwire ngo nta Mana afite. Imana yacu iracyahari, Imana yacu iracyasubiza, Imana yacu uratinyuka gutuka Imana yankuyeho urupfu we ejo bundi ku itariki 15. Imana yankuyeho urupfu we ikandokora urupfu naringiye gupfa nishwe n'amaherere. Imana iracyasubiza, ntusuzugura Imana,
wa mugabo we wa mugore we uri muri minisiteri muri perezidansi iyo ariyo yose wicayemo mwubaha imana icyo imana ishaka ni ukuyubaha imana icyubahiro cy'imana mwarakiyambuye mwimika ibindi bintu yemwe namwe bakristo munkurikiye imana irashaka ko muyubaha uyu munsi wa none imana itugirire neza imana idufashe imana itwiteho umuntu wese asabwa kubaha imana kugira ngo turebe ko yaturindira he muri iki gihugu cyacu yatwihereye kugira ngo tukiramiremo umuntu uzi ko intwaro yawe itakaje ongera wubure intwaro yawe ongera ushake Bible yawe aho wayishyize wongera usome ijambo ry'Imana wongera wisubiremo wongera urebe icyatumye Bibiliya yawe ikwambura ntabwo kuba umuntu akubwiye ko Imana yitagisubiza bivuze ko Imana wahita nawe wicara oya genda hejuru y'ibigeragezo muririmbye yajyaga avuga kera ngo byose tuzabinyuramo dusenga ibigeragezo turi kumwe nabyo turi kugendana nabyo ariko se uri kubinyuranamo gute uri kubinyuranamo nande ufite Kristo ufite Yesu mwimike mu mutima wawe uzajya ubigenda hejuru ni nayo mpamvu iyo bakuroze wowe unkurikiye warozwe nkuko nanjye bandoze iyo bakoherereje ihembe riraza rikakwica koko nibyo rikakujyamo ariko ntago rikwica ahubwo iri hembe yawe rigusizemo bagasanga uri umuntu w'Imana ntago iri hembe rikwica ahubwo rigusigira iki ubuhamya rigahita niba wari ufite n'inzoka mu nda ahubwo bigutera diare Imana ikagukiza ukanya ukajya muri toilette ukajya kudiyara ya mahembe akanyura hehe muri ya diare Imana yacu nishimwe rero bene data mugarukiraho mureke gukoza gatoki mu jisho ry'Imana ubushize narababwiye ngo nabonye umuriro mu kirere n'inkoni iyi nkoni numva nabwo mperuka gutambutsa ubutumwa iyi nkoni iri kumwe n'umuriro Imana iri gukubita Imana iri gutwika ni nayo mpamvu mwabonye ko hari n'abantu bitwise narabibonye ejo bundi Imana y'amahoro yedugire neza n'abandi muzajya mubibona singomba ko twabirondora byose singomba ko byose twabivuga ariko mugarukiraho bene data mureke gusuzugura Imana yacu mureke gusuzugura Imana mutubwira mutwambura ibyacu usanze nicururiza utuntu ku muhanda uratunyambuye ningusaba imbabazi umbwira ngo Imana yanyu ntigisubize bayobozi b'utugari ndabivuga gutyo bayobozi b'utugari mwihangane mwokabyara mwe mureke gupfobya Imana mwambure ako gataro kukajyane ariko reka kumukinana n'Imana ye Imana aho yahuriye nawe ntaguhaze garukiraho ngaho utazahura n'Imana ikakwereka uko Imana ikora Imana y'amahoro tugire neza rero nubwo butumwa bwundi numvaga nari mfite nimugarukiraho Imana Imana yicira nepo hari abantu bavuga Imana ntago yica Imana irakiza kandi iranica ni Imana ikuri kuzi igashyira hejuru ariko yizengereje Imana ikwica gute ni kwa kundi umuntu ashobora kugenda akaba ari nko mu muhanda Imana ntumbaza akambuka nk'umuhanda Imana agahita kubitana n'igikamyo wenda n'urugero agahita agwaho nga wenda ntiyezeje ntiyasabye Imana imbabazi cyakoze uwo munsi yonza gupfa cyane ari kujya mu ijuru kuko nihari ni Imana y'umwishatse cyangwa ni Satani wumwibye oya umuntu Satani yiba ni umuntu uvuye mu rusengero sibyo cyangwa se akaba ari nk'umuntu wenda w'umukristo kutuvuga gahora yezwa buri munsi akumva nta byaha afite Satani ariba turabizi ariko umuntu wananiye Imana niyo mpamvu aba bose bari kujya ku sinema niba barimo kujya ku karubanda bari kujyana ku isi buri wese akajya bakamushyira ku isi niba Imana yaravuze ngo nzakuraho igitwikirizo se ugira ngo ntiri kugikuraho niba abana b'Imana ari twe twasengaga uyu munsi wa none nkanirwa gusenga ngahagurikira nepo ngo nepa akorana n'imyuka mibi nuko Imana yanika irabanza ikakwanika yamara kukwanika ugahita nyine ifite uko ibindi kundi bigenza harabiri kwanika Imana itugirire neza rero nese itanika nta bintu umaze iminsi uri kubona kuri YouTube cyewe reka mbabwire ubundi ko Bibiliya Imana yambwiye ngo Bibiliya bagiye kuzicurika bene data mwasomye iri jambo ry'Imana bakareka kubacurikana Bibiliya maze iminsi ndi kubona ikiganiro cyitwa ngo ni Papa Kingi harimo ngo yasengeye impumyi ngo arangije ngo iyi mpumyi ngo arayibeshya ngo yakize nepo reka nkubwire abantu bateye Imana iseseme reka mbivuge niba abantu barimo guhagurukirana baretse Imana kizihanira ngo yasengeye impumyi iyi mpumyi niba ngiye unsengeye nari impumyi reka mbyemera hanyuma niba umbajije ngo uyu muntu uhagaze uruhande uri kubona yambaye imyenda isite ngewe ubwanjye nkivuge ngo ndabona yambaye imyenda y'imyeru ubwo uwo mugabo baramushenjeye gusa si ukwanikana kugeza aho ngaho hari ukwanikana kurenza Papa Kingi mwemera nk'umukozi w'Imana wowe ntabwo gihe sindajya guteranirayo oya uko mwumva nyine mu mwuka ntabwo ndateranirayo ariko nkurikije igihe amaze
abandi bose bakaba barageze gute barabiparitse, bamwe barabiparitse. Imana niyo imuzi. biri kuvuga Kuko biravuga ngo ntuzatunga urutoki mwene so. Menya biri muri Matayo 5, ntuzatunga urutoki mwene so, ntuzanamutuke ngo ni igicucu, ntuzanamutuke ngo ni ikigoryi, ngo kuko azabihanirwa n'abacamanza. none uriya muntu wakoze ikiganiro ari kumuvuga yuko akorana n'imbaraga za gishitani amutunga urutoki, tuvuge ko ari gukoreshwa na shitani. Erega narababwiye ngo kugira ngo abantu bazamenye ko umuntu ari mu mwuka w'Imana se cyangwa ari Imana akorana nayo biragoranye cyane, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ibihishwa by'Uwiteka bihishurirwa bamwubaha. Nafata igihe cyo gusenga abaza Imana ngo mbese Mana uriya muntu n'ukuri koko cyangwa ari kujyana abantu Gihenomu. Jewe mu minsi yashize nagiye kubona nanone, reka mpite mvuga n'aka kantu bibabije, nagiye kubona mbona ndimo ndagenda, mbona ndi kumwe n'abagore babiri. Mwese murabizi ko umugore ashushanya itorero. Ngiye kubona mbona abagore uko tugendana, ngewe nkajya numva ijwi rimbwira ngo ntugendane nabo, genda ubahana intera hagati yabo nabo usigemo intera. Hanyuma aba bagore turagenda, ngiye kubona mbona tugeze ahantu mu gikombe hamanuka, mbese ni mu ishyamba. Turamanuka, uko tumanuka nkajya numva ijwi rimbwira ngo ntumanukane nabo, ntugomeze kubakurikira. Ndangije mwese bagiye he? Ngiye kubona mbona bageze ahantu hari umusozi hamanuka mu manga. Ijwi rirambwira ngo subirayo, ntugendane nabo, ntukomeze kugenda n'abagore. Bivuze ngo itorero ry'Imana rigeze aharindimuka. Aba bagore nabishushanya n'amadini ari kujyana abantu Gihenomu, aho kugira ngo abageze ku gakiza, aho kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza bwo kwihana, aho kugira ngo babwirize ibyabaha amahoro ari we Kristo, ahubwo hari ibindi bintu bo barimo, hari ibindi bintu bo barimo bibajyana Gihenomu. None niba umuntu atagishima Imana mu rusengero, umuntu agashima Imana, undi akaryanira n'inzara, hanyuma iyi Mana mwatwigishije mwabashumba mwe, hari umushumba umwe nawe uherutse kuvuga ngo Imana igukoreye akantu ushimye Imana, none ngo waretse ikagukorera bitatu. Nepo Imana igukoreye byose wagaruka imbere yayo, waza kuyibaza iki? kandi yamaze kugusubiza, reka uhita wigendera. Ariko ikoze kimwe uhita uyishimira, igakora n'ibindi gutyo gutyo. Nuko Imana yacu ibaye ibeshejweho n'amashimwe uyishima. Ikindi yo yanyibwire ko amashimwe uyiha ngo ntabwo Imana irya amafaranga. Yaransanze muri iyo mpanuka yanjye, mwubwo burwayi bwanjye, mwubwo bukomere bwanjye, inyereka ndi kwishima, ariko ngo mbone nta kintu abona naho Imana. Niki wakitura Imana? Wowe muntu nkurikiye, we Imana yakoreye igitangaza ukananirwa kujya gushima Imana. Imana irababaye, irashaka ko muyihe icyubahiro, muyubahe, nta kindi kugira ngo ikurinde. Imana izaturindira gukiranuka kwayo. Oya, izakurindira ikikurimo. Niba ufite ikibitsanyo cy'Imana, Imana izakikurindiramo. Imana mu idahara umugisha. Rero izo ni zimwe mu ntambara umaze iminsi uri kurwana z'umuhamagaro. Intambara bavuga ngo ni intambara z'umuhamagaro. Tusubiye kuri uwo mugabo wavuga gatoya, biri kuvugwa yuko uri wamukozaho inkuru yamusabye miliyoni 2 kugira ngo atamukoraho inkuru, kugira ngo nyine ngo afite ukuntu ajya kuramo amafaranga abakozi b'Imana. Akazavuga ati bite we mbona hatanga amashimwe menshi, mbona Imana gukoresha ibitangaza mpaya ngayo, utayamo akakubishyira ibintu. Ubwo bujura bwo mu nsengero, ubwo bujura bwo mu nsengero bwo burahari. Cyewe niba hari bese ubutaha n'ingaruka wenda nzabaha ubuhamya. Narasenze pe nta nsengero nta zimwe ntagiyemo. Nawe barayakwibye. Hari n'abazanaga ibishake mu rusengero. Ndabyibutse utumye nibuka ibintu. Hari n'abazanaga ibishake mu rusengero. Hari n'abazanaga amagi mu rusengero. Nubwo ntabyibuka neza ariko ndabyibuka. Bakakubwira ngo irigi ngo niba nurigura ngo riri bugukorera igitangaza, ukarirya niba riri bugukize. Ako kantu ho sinkibuka, ariko hari ahantu byahabaye sinshatse kuhavuga. Ariko wazanye ibishake mu rusengero, umva nta nubwo agikorera umurimo w'Imana, sibyo? Ugiye kubavuga rero bose dore bajya hano, bose wabarangiriza hano. Bivuze ngo tugeze muri cya gihe Yesu yavuze ngo ubwo abasenga data mukuri, abo nibo bakwiye kugira gute kumusenga. Cyewe sinje kuvuga abantu b'Imana mbene ndamumbabarira, nta n'umuntu nzatunga urutoki, ariko ibintu mbona ku nkoranyambaga biteye isoni. Tugeze muri cya gihe ibuye ryari ryihishe, ahari sinzira niba navuga ngo byarafumbutse bijya ku karubanda. Izi nkoranyambaga zashyize abantu hanze, ahubwo uyu muntu wazanye iki kintu n'umuhanga ziri gutwikurura. Umva, muntu wazanye iri koranabuhanga
ni imana yarizanye, ni imana yarizanye kugira ngo uwihishaga mu mana ajye ku karubanda abeshye ngo arimo agira gute, arimo arakorera imana. Bene data, reka dukizwe, mureke dukizwe. Rubyiruko rwanjye nirwo cyane cyane niyingingiye imana, muve mu byaha, muve mu busambanyi, muve mu kwikinisha, muve mu byaha murimo biri ku matelefone yanyu, muraramo mukarara mutaryamye, murara musambanira ku matelefone. Imana itugirire neza, iri kubanika. Yari yabashyira hanze se? Ejo nahoze mvugana n'umuntu, enda reka muvuge nta n'ikibazo, ndavuga ngo uwitwaye me wo ku Gisozi niwe yandi, ariko si menshi. Uwitwaye me yitwa Jean Yeme, yari afite isoko y'ukuri. Tumva ari isoko y'ukuri, yakoreraga ku Gisozi era hejuru yo ku Rwibutso. Ubu se arihe uramuheruka bigeze umubona? Kandi nibaza ko umuzi, ntabwo wamuyoberwa, w'igikara mwiza rwose. Ubu ibyo yahuye nabyo murabizi. Ikindi cya kabiri, abantu ubu ngubu kubwiriza ubutumwa ni kimwe, ariko no kuba warigishijwe ni ikindi. Sibyo? Ubu ngubu njyewe nshobora kukubwira ibi ngibi, naciye mu ishuri kuko Imana yarabimbwe ni ishuri nge ninyuriyemo ndimo kuryiga. Nimba warize amashuri ya hariya, nge nkaba narize ishuri ryo muri Gobyori, nkiga ishuri ryo kurara ubusa, nkiga ishuri ryo kurara muri ruhurura, nkiga ishuri ryo gusorwa mu nzu, uyu munsi nkaba ndi mu nzu niyubakiye. Wambwira iki? Njyewe ninjye waza kukubwira Imana. Wowe ufite byose se waza kunyigisha iki? Uzanyigisha iki? Ahubwo tugeze muri cya gihe abantu batubwirije ubutumwa, ibyo batubwiye uyu munsi bo bibagezeho bananiwe kubyihanganira. Urabyemera? Ibyo batubwirije uyu munsi bibagarutseho ngo badukoreye imitwaro bo batabasha kwikorera, niko Bibiliya ivuga. Urabona nimba nkubwiriza njyewe mfite umugabo, mfite umugore, nibereye neza, mfite amahoro, hanyuma nje kukubwiriza wowe munyamubabaro, wowe ufite umugabo yaragutaye se, umugore yaragutaye se, arakubwiye ngo wowe munyamubabaro, humura, mbese akaguhumuriza. Hanyuma uyu munsi njyewe bije birankubise, naniwe kwihangana, ngiye gufata umuriro wo kwitwika. Ubwo mbivugiye kuri wa mugabo witwa Kibonke witwitse. Hanyuma umugore wanjye mufasha asambana, naniwe kubyihanganira. Ubwo se nakubwirije iki? Ntacyo. Tugeze aho ruzingiye rero, ubwo umuntu usenga mu kuri niwe ugiye gusenga data wenyine, ahure n'imigerageza, ahure n'imibaya, ahure n'amazi, ahure n'imyuzure. Uribuka ijambo nabasomera ngo amazi azatera hose, se nibyo bigeragezo nyine. Nayo mazi azakwira hose, nta na hamwe azaseka. Irindi ubundi butumwa nari nibagiye kubabwira, nari mbugiye yega mba nahawe byinshi repo ujye unyihanganira. Ubundi butumwa nahawe rero sasa, nagiye kubona mbona ndi mu rugendo nyine, ubu nima nshaka kwereka ibintu uva iwanyu ukigendera. Njya kubona mbona ndi mu rugendo, ndimo ndagenda. Mbona ngeze ahantu ku musozi, hariho amazu nkaya, ariko mbona abantu barimo kugenda, mbona ni bakeya. Noneho ngiye kubona mbona hari abantu babiri namenyemo biwacu duturanye. Ndagije ngo ndababaza ngo se namwe mwaje kuri uyu musozi? Barambwira ngo yego. None se mwaje gukora iki? Baranyihorera. Mu gihe ndi kugenda nkuko naba mfata inzira ngenda, ngiye kubona mbona ahantu inzira yarere sanga bahazitiye. Sanga hariho uruzitiro ariko rwari urw'ibiti. Hanyuma ndayinavuye se uruzitiro ko mbona ariho hari inzira ndanyuraye. Ndusimbuke nshaka gusesera, ndavuga ngo ya ntago nasesera sinanurira, ndongera nshaka indi nzira ndakata, nshaka iyindi nzira. Noneho ngeze hirya imbere gato mpura n'umumama yikoreye avoka. Arambwira ati mama, ati nanjye nahageze nsanga harafunze, ati cyakora inyurire hano, nanjye niho nanyuze, ati ubudore gihe nageze mu rugo natashye ndi hano mu rugo. Nangije ngiye kubona mbona ako kanya mbita mbona burije, mbona burakubye burije, muri wa mwijima wicura burindi ureba ukaba utanareba hari hakurya. Tuvuge nimba ugiye mu Gasyata ntago waba ukireba, niba hano bwije hari hakurya ntago wahareba. Numva ijwi rimbwiye ngo mbwirira abantu banjye ngo igihe ngo mbese burije bugiye kwira ndetse buhumane kugeza aho umuntu atazaba akibona inzira yo kunyuramo. Sinzi niba mubyumvishe. Ngo mbwirira abantu ngo burije burahumanye, umwijima wo uraje ni mwinshi, ngo kugeza aho abantu bazajya bashaka inzira bakayibura. Mubyumve cyane mu mwuka. Bene data, nimureke dusenge. Abasenga muhaguruke dusenge, duhagurukane intwaro zacu, kubera ko isi nayo iradukaranga. Ushobora kuvuga uti ese ndajya kuvuga Imana gute ntagiye gucuruza wenda sindi burye. Nk'ubu nkanjye ndava hano mpite njya mu kazi.
sibyo korera Imana ukore n'akazi kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza udasabye utanduranyije Imana y'amahoro duhana umugisha nimusenga kuko umwijima wo ngubaye mwinshi ku buryo umuntu atazashaka inzira atazabona inzira igihe kirageze ngo umwijima uze mbese burabuditse umuntu ashaka inzira yibure kandi ntayo wayoboza yego iki gihe nta muntu uzayoboza inzira ngo akubwire ngo nyura sinzi mu mwuka ubyumve apana mu mubiri kuko no mu mubiri birahari ushobora no kubaza umuntu wanyetse inzira ijya mu gasyata bakubwira ati banzungurire kugira ngo nyikwereke rero umwijima wo mu mwuka muwumve ku buryo utazayoboza inzira fata Bibiliya yawe usenge fata Bibiliya wisome ubutumwa bwose burimo hano ubu turi mu gihe cy'ibyahanuwe byose mureke bisohore Imana y'amahoro duhana umugisha nubwo butumwa nayo mfite ngize ikintu nyiraho naba mbeshye Imana iguha umugisha ku butumwa bwiza utambukije kandi abakumva bumvishe reka tugusabe rero birashoboka ko warakuvuza ko musengana uduhe nimero za telefone nangize dusengera Imana y'amahoro duhana umugisha wowe muntu ushaka ko dusengana cyane cyane ngenda ashaka urubyiruko kuko urubyiruko Imana yarumpayeho misiyo hari igihe najyaga mbona mpawe n'inkweto zo kubambika nkabona n'iz'abana batoya mpawe Imana rero itugirire neza wa mukobwa we wa mubyeyi we se ushaka ko dusengana wumva hari ibyaha byakwizingiyeho ukaba warabuze n'ubyatura bijya bishoboka igihe bakubwira ngo genda usange umutambyi ngo umwaturire abo batambyi nabo niba barimo kwitwika se urajya kumwatura n'ubundi simbizi Imana yonyine niyo izatwirengerera izarengera intore zayo zitagira ku manywa na nijoro nomero zanjye mwambonaho ni 0785 53 6 7 03 cyangwa 07 88 30 8 49 Imana y'amahoro duhana umugisha kuba yifashe Imana data wa twese Imana yo mu ijuru Imana ifite imbaraga n'ubutware nagushimiraga Kristo ko wangaruye ukandinda gupfa nk'uko Satani yabishakaga ndagupfukamiye ndi kuri uyu musozi wabatsinda Kristo aha ni kwitorero ndakubwiye mwami w'abami nagushimiye kuko wangaruye ntiwemera ko mpfa icyo ushaka nuko tuguha icyubahiro cyawe barakikwambuye bongere bakugarurire icyubahiro bongere bakwizere nicyo nsengeye mwama bankurikiye kandi data wa twese mwiza ineza yawe n'ubuntu bwawe biboneke ku bankurikiye mu izina rya Yesu Kristo kandi data wa twese n'aba bantu wanyeretse bashaka urubyaro data wa twese mwiza ubiyereke uyu muntu ushaka urubyaro data wa twese ndamusengeye niba afite kwizera afata ikiganza cye kirambike ku nda ye nohereje muri iriya nda ye mwami Imana ujye utanga abana wampaye ubutware urambwira ngo basengere bazabona urubyaro bariya bose bashaka urubyaro mwami bahe gutwita ubahe no kubyara izi ngumba zitabyara mwami bahe kubyara baheke nabo bumva uko biryoha kubyara ni byiza mwami w'abami nabonye iyo usita umwana akubwira ngo komera data wa twese mwiza aba bantu b'ubugumba aba bafite ubugumba mwami bubakureho tuzashima izina ryawe uyu warushakaga guheka warushaka kubyara mwami wanyeretse simuzi niwe uza aho ari mwami bikorere kwiyubahisha kubwo abantu bangose niko ijambo ryawe data wa twese ryavuze ngaho nyemera rero turashoje we ntusoze nyemera data wa twese ari abarwayi ubakize mu izina rya Yesu ndabasengeye nohereje imbaraga z'Imana zibakize mu izina rya Yesu Kristo wawukiza mwami abakwiringiye ukiza indwara zananiranye nanjye warankijije niyo mpamvu ndi kukuvugira nta bwoba mfite niyo mpamvu nzakuvugira mwami w'abami yaba ari mu bunyerere yaba ari mu izuba yaba ari mu mvura igwa mwami bagirire neza rero ubaherekeresha imirimo n'ibitangaza kandi nabera bose mwami umugisha n'amahoro utanga bibe kuri bene data bose mu izina rya Yesu kandi na Nepo ndamusengeye mwami nawe ukomeze umuhagarareho mu izina rya Yesu ubwira isakarije Uwiteka uzamuhagarareho uzamwimane kubera ko yumviye Uwiteka mwami w'abami umurinde za nyirakagenza zose mu izina rya Yesu Kristo urakoze nuhabwe icyubahiro amen.